nyakubahwa muyobozi mukuru wa RNIT, abayobozi batandukanye mu byubahiro byanyu turi kumwe hano, bashoramari mu iterambere fund, bagenzi banjye, mu izina ry'abashora imari mu iterambere fund ducungirwa na RNIT, by'umwihariko ariko inama ibahagarariye igizwe n'abantu bahagarariye ibyiciro bitandukanye bashoye imari muri iterambere fund, mbahaye ikaze muri inteko rusange ngarukamwaka ya bashora imari mu iterambere fund. Iyi ni inshuro ya gatanu duhura kugira ngo dusabe ubuyobozi bwa RNIT bucunga iki kigega iterambere fund kugira ngo batugaragarize ibimaze kugerwaho mu rwego bwo kutugaragariza umusaruro twabonye nk'abashoye imari, ariko by'umwihariko inyungu dufite, kuko ishoramari iryo ari ryo ryose riba rigamije kubona inyungu, ariko nanone umutekano w'imari iba yashowe n'inyungu dukuramo. Turabashimira rero yuko bakomeje kuducungira neza iterambere fund. Twe ababahagarariye mu kanama gaterana buri gihembwe twishimira cyane umusaruro wagezweho. Buri gihembwe turahura bakatwereka aho gucunga iterambere fund, amafaranga dushyira mu iterambere fund umeze, bakatugaragariza ibyagezweho, ariko tukanaganira n'ingorane cyangwa ibibazo bashobora guhura nabyo kugira ngo buri gihe hajye hafatwa ingamba hakiri igihe kugira ngo umusaruro twiteze dutegereje ukomeze wiyongere. Turashimira rero ubuyobozi bwa RNIT ko bageze ku musaruro mwiza, baraza kubigarukaho nk'uko umuyobozi mukuru yavugaga, ariko natwe barabitweretse, barabitumurikiye, twarabiganiriye. Twishimiye cyane yuko inyungu yazamutse mu buryo bugaragara igihe cy'umwaka umwe. Umwaka ushize yari 11.42%. Uyu mwaka turangije turimo gusuzuma ukaba izo nyungu zikaba zarageze kuri 11.55%. Ndagira ngo nibutse yuko iyo nyungu nta musoro itangirwa. Ngira ngo twakwiha amashyi, tugahana amashyi ubuyobozi n'abakozi ba iterambere fund nako RNIT baducungira nyine iterambere fund. Kubera ubukangurambaga bukomeye bakomeje kugira, twishimiye kandi yuko amafaranga yashowe mu kigega yiyongereye, akiyongera mu buryo rwose bugaragara, miliyari 13, kandi n'abashoye imari bakiyongera mu buryo bushimishije cyane, bakagera ku bihumbi 7. Urwo gukorwa naye babwiye yuko rwabaye rwiza. Akarero ni akazi bakoze keza, tubashimira, kuko ubukangurambaga kumenyekanisha ikigega haba mu gihugu ndetse no hanze babishyizemo imbaraga zikomeye. Ngira ngo rwose ni ibintu dukwiye kubashimira. Ngira ngo muribuka yuko umwaka ushize bimwe mu byo batumurikiye harimo umushinga w'ikoranabuhanga, kugira ngo uzajye iryo koranabuhanga rizajye rifasha abanyamigabane cyangwa abashora imari muri iterambere fund bashobore kuzajya barikoresha mu kubona amakuru, ariko n'abashya bashaka gushora imari bijye biborohera aho umuntu ariho hose ashobora gukoresha iryo koranabuhanga kugira ngo ashore amafaranga, ajya akurikirana ibijyanye n'ishoramari yakoze, inyungu aho zigeze, ko umunsi ku wundi bahora bagaragaza aho inyungu igeze, kandi naramuka akeneye ni serivisi ariyo yose RNIT akeneye gusaba RNIT ashobore kuyibona. Uwo mushinga rero twishimiye yuko uko babitugaragarije mu kanama kabahagarariye warangiye kandi ukarangira neza, tukaba tubibashimira, kandi nk'uko
biza kugaragazwa baraza kutumurikira banadusobanurire neza kurushaho uburyo iryo koranabuhanga rikora. Ikoranabuhanga twiteze yuko rizadufasha kongera umubare w'abashora imari mu iterambere fund, kuko ishoramari riza korohereza abantu, korohereza umuntu aho yaba ari hose kugira ngo ashobore gushora imari. Kandi natwe dusanzwe turi mu kigega, dusanzwe dushora imari muri kino kigega, dushobore kuzajya dukurikirana imari twashoye, amafaranga twashoye, kugira ngo tujye tubona amakuru akenewe igihe icyo ari cyo cyose. Nkaba rero ngira ngo nkangurire, nk'uko n'umuyobozi wa RNIT yabivuze, nkangurire abantu bose badukurikira bari hano mu cyumba, abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo iri koranabuhanga baryitabire, bashore amafaranga bafite bifuza ko yabyara inyungu ifatika kandi ifite umutekano, maze imari ishorwa mu iterambere fund yiyongere koko, kuko nk'uko twakunze kubigarukaho, dukunze no kubisobanurira abantu bose, kandi natwe twicaye hano ngira ngo niwo n'abadukurikira bose ni ubutumwa dukwiye kugira ubwacu, no gukangurira abandi no gusobanurira abandi inshuti zacu n'abandi bose akamaro k'ishoramari rikomatanyije. Ishoramari rikomatanyije, uko umubare ugenda uba munini ni nako n'inyungu igenda iba nini, kuko amafaranga aba menshi, bityo aho bayashora habyara inyungu nini nayo akaba menshi. Ngira ngo turabizi neza yuko baraza no kubitugaragariza, ahantu henshi bashora amafaranga niho twahisemo mu iterambere fund, ni ahantu hatari risike nini cyangwa risike zeru mu mpapuro mpeshwamwenda za leta. Impapuro mpeshwamwenda za leta ni impapuro nko kuguriza leta, bituma ishobora kubona amafaranga ahagije yo gushora imari mu bikorwa bitandukanye, mu bikorwa remezo, kandi ikatwungukira. Murumva rero yuko hano harimo rwose ikintu kinini cyane cyo kwishimira kandi gifite akamaro, kuba njyewe nk'umuntu usanzwe mutoya udafite n'ubushobozi bukomeye, muzi ko n'amafaranga dushora bihera ku 2,000 kazamuka kagera ku bigo binini bifite za miliyari, twese duhuriza hamwe tukabona uburyo bwo kugura impapuro mpeshwamwenda zifite inyungu nini cyane. Inyungu rero iba nini uko imyaka yazo ibiri hejuru. Inyungu z'impapuro mpeshwamwenda z'imyaka 20 ziba ziri hejuru y'impapuro z'imyaka 5. Amafaranga rero RNIT tuyiha mu iterambere fund, iyo abaye menshi baba bashobora kubona menshi bashora muri za mpapuro z'imyaka 20 cyangwa ishobora no kuzarenga, bityo inyungu yacu ikaba nyinshi. Dukangurira abandi rero tujyemo turi benshi, kandi n'abashoye imari, twashoye imari, uburyo bwose tubonye bwo kongera amafaranga twashoye bizaba bifite akamaro gakomeye. Mu gusoza rero ndagira ngo nongere nanjye nkangurire cyane cyane urubyiruko. Urubyiruko rwose ni mwitabire ino gahunda, mwitabire kuzigama, mwitabire ishoramari, mwitabire ibikorwa nk'ibi ngibi leta yacu iba yadushyiriyeho kugira ngo twiteze imbere, mwiteze imbere abagifite igihe kinini imbere yabo cyo gukora, hanyuma tuzafashe kandi tugire uruhare kugira ngo igihugu cyacu kizagere ku ntego cyihaye y'icyerekezo 2050, kugira ngo tuzabe dufite ubukungu butajegajega, ubukungu buri ku rwego rw'ibihugu bikize, kandi birashoboka dukurikije aho tuvuye. Imyaka 30 ishize igihugu cyacu kivuye mu icuraburindi rya jenoside yakorewe abatutsi, wareba aho intambwe tumaze gutera nk'igihugu, kubera ubuyobozi buduha ubu buryo nk'ubu ngubu bwo komeza kwiteza imbere, ntabwo yashidikanya yuko nitukomeza gushyiramo imbaraga, gushyiramo ingufu kugira ngo iki cyerekezo cya 2050 tuzakigeraho dufatanyije twese, tuzageraho twitabira gahunda nk'izi ngizi leta iduha, tuzageraho kandi
twumva neza uruhare rwacu rwa buri muntu mu iterambere ry'igihugu, kugira ngo ni gahunda twifuza yuko rwose tuyihuriraho turi benshi nk'uko nabivuze, kugira ngo imari dushora mu iterambere fund ikomeze kwiyongera. Dufite rero umukoro wo gukomeza gukangurira abandi, abari hano, abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ikoranabuhanga ridufasha kubaza n'ibibazo niba hari ufite ibibazo, kugira ngo koko twumve yuko ishoramari dukora ritekanye, rifite inyungu nini kandi ari iby'igihe kirekire. Mu gusoza ndagira ngo ariko wenda nicyo nakagombye kuba nahereyeho, muri iki cyumba tugomba kuba turi kumwe n'abashoramari, abashoye imari mu iterambere fund, bashobora kuba bitabiriye inama rusange bwa mbere. Ndagira ngo bahaguruke tubasuhuze, tubishimire, kuko twishimira buri gihe yuko iyi nama yitabirwa n'abantu benshi bashoboka. Barahari abaje bwa mbere muri iyi nama, ni benshi rwose, ni benshi kandi murakaza neza, murisanga. Uyu ni umwanya wanyu wo kugira ngo mugire ibyo muza gusobanuza, kandi birashoboka yuko hari n'abandi batashoboye kuza badukurikira ku mbuga nkoranyambaga, baze gukoresha ubwo buryo kugira ngo tube turi mu nama hamwe. Niba hari n'icyo bifuza gutangaho ibitekerezo cyangwa kugira ibibazo babaza, tubahaye ikaze. Tugira inama nziza rero, itubera umwanya wo kuganira no gufata ingamba zigamije gukomeza guteza imbere iterambere fund mu nyungu za buri mushoramari n'igihugu cyacu muri rusange. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.